ikipe ya Gorilla FC yakira ikipe ya Ice Muhanga, hanyuma n'umukino uza gukinwa ku isa 9 ku munsi w'ejo kwa gatandatu Etincelle izakira ikipe ya Gasogi United, Bugesera izakira Gicumbi, Mukura Victory Sport izakira ikipe ya Musanze, Police izakira Rutsiro, Kiyovu Sport yakira Rayon Sport n'umukino tuza kugarukaho. Hanyuma ku cyumweru Ice Kigali izakira ikipe ya Magaju, mu gihe ikipe ya Upper Football Club izakira ikipe ya Marine, ariko uyu mukino ntago uzakinwa bitewe nuko ikipe ya Upper Football Club iri mu mikino ya Sekafa Kagame Cup, bakaba baramenyesheje ko igihe uyu mukino uzakinirwa abantu bazakimenyeshwa. No kuvuga ngo championnat yacu itangiranye kirarane kuko ikipe ya Upper Football Club iri mu mikino ya Sekafa Kagame Cup ngo twabigarukagaho mukanya gatoya. Iyi championnat gusa umunsi ufite amatsiko yo kuza kureba ikipe ya Muhanga bakina n'ikipe ya Gorilla. Namenya abakinyi barimo uburyo basa naho bahuje imwe mu myitwarire. Uvuga ngo mwizamu afite Boneri, kuri kabiri ubwo ni Atigimana Boneri, kuri kabiri bafite Jay Polly buretse Boneri mwizamu bwanganye na Matumere Arno Monzombo. Ariko Boneri ngo nigomba kujya banzamo. Umva nyine ukuntu bameza abo bakinyi, bakagira Jay Polly kuri kabiri Cedric Jay Polly, noneho bakaza kugira umuntu bita Twizerimana Martin Fabrice ugize ngo ari muri Muhanga abanzamo. Martin Fabrice waza muri Police, ariko ngameze neza. Bakagira Nishimwe Blaze amashyi urumva wa Mateso, umuhungu wa Mateso. Bakanagira Twizerimana Onesime. Vuga ngo abakinyi bafite ikintu bahuriyeho. Yego, Blaze na Boneri na Fabrice nta kintu bahuriyeho mu myitwarire. Memu na Jay Polly ahubwo Jay Polly wabura nta kibazo nawe Jay Polly nta kibazo. Jay Polly nta kibazo bigeze kumbwira nkura abakinyi bagenzi be ntacyo mvuga. Bura ngo Bonera shoko ari mwizamu afata rwose akora amasave, ariko atazi ikipe bahanganye. Atazi we ngo ni APR ni Police na Kigali babona ko imipira gusa atazi ngo bahanganye ni ekipe. Iyi championnat munyemerere isa ya kabiri tuyinjiremo duhereye muri Rwanda Premier League, kuko ku murongo wa telefone turi kumwe na CEO wa Rwanda Premier League bwana Jules Karangwa. Tuguhaye ikaze mu rubuga rw'imikino. Murakoze cyane Rigoga, ndabasuhuje. Turakwikirije amakuru y'iminsi. Makuru ni meza cyane yanyu. Turashima Imana. Kazi gashya bimeze bite? Imirimo mishya? Imirimo mishya irimo biragenda neza, ngira ngo iki ni cyumweru cya kabiri. Barabyumva umuntu abakiri kumenyera no kugira ibintu bimwe n'imwe banza gushyira ku murongo. Iyo ntebe wasanze isanzwe? Irasanzwe kuko ni nko kuva mu muryango umujya mu wundi, nta kigoranye. Umwaka w'imikino 2025-2026 uratangira uyu munsi. Ferwafa n'ubundi n'abafatanya bikorwa ba hafi ifite ubuyobozi bushya. Rwanda Premier League n'ubundi yinjiyemo uvuye muri Ferwafa, na uri umuyobozi mushya muri Rwanda Premier League. Abanyarwanda twese dufite amatsiko y'uyu mwaka w'imikino y'icyo tuza kwitega kuri Rwanda Premier League n'umupira w'amaguru muri rusange y'u Rwanda. Ni iki kintu watubwira kuri uyu mwaka mushya uza gutangira ku mugoroba w'uyu munsi? Mwakoze cyane. Uyu mwaka mushya wa 2025-2026 ni umwaka mbere na mbere twifuza kuzamura ireme ry'irushanwa. Ireme ry'irushanwa iyo turivuga tuvuga guhangana no kurushanwa. Utsinze mu kibuga akaba ari ubikwiye. Ibyo rero kugira ngo bigerweho hari ingamba zitandukanye zifatwa, yaba izafatwa na Rwanda Premier League ndetse n'umufatanyabikorwa wacu mukuru ari we Ferwafa. Mwagiye mubibona ibihembo byazamuwe by'amakipe biva ku guhemba ikipe imwe bijya ku makipe 8. Ibihembo by'abayobora imikino nabyo mwaraye mubyumvishije mu nama ejo yahuje ubuyobozi bwa Ferwafa n'abasifuzi. Ariko ku rundi ruhande hari n'ibindi wenda ntabwo aka kanya ari umwanya mwiza wo guhita umuntu abitangaza. Hari n'ibindi nabyo tubize kubatangaza mu minsi iri imbere, noneho byo guhemba n'abakinnyi kuri stade. Ibyo rero ngira ngo nimpereye mu gice cy'ingenzi cyane cyo mu kibuga. Ibindi byose byaza ari inyongera, ariko cyo mu kibuga tutabashije gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwiza bw'imikino tubona, bw'imikinire, bwa competition buzamuke n'urwego ruzamuke. Ibindi byose ngira ngo dushaka kugeraho byo gucuruza, byo gushaka abafatanyabikorwa ntabwo twabigeraho abakinnyi beza udafite irushanwa ryiza, udafite imikino myiza iryoheye ijisho. Ibyo rero turi gushyiramo imbaraga. Hari ingamba zafashwe zamaze gutangazwa, hari ibyo turi guteganya mu minsi iri imbere yavuba nabyo dushobora kubatangariza, ndetse n'ibindi uko bizagikomeza kugenda biza. Iki gice cyo gishyizemo imbaraga cyane kirebana no kuzamura
competitiveness. niba nkumvise neza hagiye kuzajya hatoranywa umukinnyi w'umukino kuri buri mukino ahembwe. Navuze ngo wenda si umwanya mwiza akanya wo guhita mbitangaza cyangwa bivuga, ariko reka mvuge ngo mushonje muhishiwe. Nimugoroba twabonye amategeko azagenga iyi shampiyona. Mu ngingo ya kabiri iriho inshingano za Rwanda Premier League na komisiyo ishinzwe amarushanwa muri Ferwafa, mu gika cyaje hariho ngo gushyiraho abandi bayobozi b'umukino bangombwa mu rwego rwo kunoza imitegurire n'imigendekere y'imikino. Ibi nabyo bizaza muri Rwanda Premier League. Nahise nibaza nti ese kugira ngo abantu basobanukirwe, mu gihe umwaka ushize twabonye equipe nka Rayon Sport ireklama ko itishimiye abayobozi b'umukino, ariko bikajya nyine muri komisiyo ya Ferwafa, kuri iyi nshuro na Rwanda Premier League izajya ibigiramo uruhare? Ntabwo ari icyo twashaka kuvuga. Abayobozi b'umukino buriya baratandukanye, abakomiseri tuzi nk'abakomiseri n'undi muntu wari wese woherejwe ku kibuga na Rwanda Premier League cyangwa Ferwafa mu nshingano runaka yahawe, burya nawe tumwita umuyobozi w'umukino. Icyo rero twe tugamije cyane cyane kishingiye ku nshingano nyamukuru za Rwanda Premier League zirimo gucuruza n'ubucuruzi no gushaka abafatanyabikorwa. Akenshi na kenshi rero twagiye tubona kimwe mu gice twari dufitemo intege nkeya cyane, cyari igice cyo kuvuga ngo dufite abafatanyabikorwa twasinyanye, dufite ibyo tuba twarabemereye, ariko twagera ku kibuga ntibyubahirizwe uko bikwiye. Rimwe rimwe hakanazamo n'amakimbirane hagati y'abafatanyabikorwa b'ikipe cyangwa na ligue. Ibyo rero nibyo dushaka guca ku buryo ki amabwiriza nimwe yasomye neza bigenda bigaragaza inshingano za buri umwe, ibyo ligue ducuruza, ibyo ikipe zicuruza, ariko ku rundi ruhande ibyo biroroshye kubivuga, biroroshye kubyandika mu mabwiriza, ariko tugomba no kubishyira mu bikorwa. Kubishyira mu bikorwa nta kundi rero nuko ligue igira inshingano zo gushyiraho abayobozi b'umukino, cyane cyane bagenda bafite izo nshingano zo making sure cyangwa se zo guhakikisha ko abafatanyabikorwa bose ibyo bemerewe, baba b'ikipe baba ba ligue, babihabwa, yaba mu kwamamaza, mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubukangurambaga n'ibindi byose bifite aho bihuriye no gucuruza. Abo rero nibo turimo turavuga, ntabwo turi kuvuga abayobozi b'umukino cyane cyane, tuvuga abasifuzi n'abakomiseri. Turavuga abayobozi b'umukino b'inyongera dushobora gushyiraho bitewe n'uko dushaka guproteja cyangwa se kurengera inyungu z'abafatanyabikorwa bacu. Ariko hejuru yo kurengera inyungu harimo no kuzamura standard. Waje gusanga mu birebana no gutegura imikino na organisation y'imikino, komiseri umwe ntabwo ahagije. Komiseri akenshi na kenshi ajya ku kibuga agiye kureba imyitwarire y'abasifuzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero biri ngombwa ko rimwe na rimwe imikino imwe n'imwe dushobora kujya tugira abo twitabaza bakajya gufatanya na komiseri kugira ngo umukino utegurwe neza, utangirire ku gihe, ibya byose bikorwe ku gihe, ku buryo ki nta mufatanyabikorwa uri buze kugira ikibazo cy'uko ibyo twemeye tutabishyize mu bikorwa, uhereye kuberekana imikino, kubamamaza n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero nabo ngabo cyane cyane tubifite mu nshingano, naho igice kirebana n'imisifurire cyo cyafitwe na Ferwafa ijana ku ijana. Nimugoroba ubwo abayobozi ku mpande zombi wa Ferwafa na Rwanda Premier League basinyaga ku mategeko azagenga iyi shampiyona, abantu bose twari dutegereje kumenya tutese nk'uko mukanya tubwiraga ngo ibihembo byarazamutse, twari dutegereje kumva ese koko byamaze gushimangirwa biriya bihembo uko ubwo umuyobozi wa Ferwafa yiyamamazaga avuga ati ikipe ya mbere $80 bizagenda gutya byose nimba namwe muza kubishimangira. Ariko amakuru namenye nuko impamvu mwanze gushyira hanze koko ibihembo ko bizaba bingana, ko impamvu ari uko mukiri gushaka abafatanyabikorwa ku buryo ngo bishoboka ko ashobora no kuzarenga kuri uriya mubare. Amakuru yaba ariyo koko? Nk'uko binasanzwe buriya nta hantu na hamwe ibihembo bigenerwa amakipe mu irushanwa bishyirwa mu mabwiriza, kuko ni ibintu bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose, kuko impamvu yo kubaho kwa ligue na Ferwafa tubereyeho inyungu z'amakipe, tubereyeho inyungu z'abanyamuryango. Rero igihe cyose hatangajwe ibihembo nk'uko byatangajwe, ari nabyo turi kugendera ubu ngubu aka kanya, bishobora kongerwa n'ubwo bishobora kugabanuka, ariko icyo tuba twifuza nuko byongerwa. Rero aka kanya mu by'ukuri ubushobozi cyangwa mikoro yinjizwa na ligue, sinzi ko ngende bivuga mu ndimi z'amahanga, revenues twinjiza tuzigabanya amakipe mu buryo bubiri. Hari ibyo tubagabanya mu bigiye muri package y'ibihembo bahabwa bitewe n'uko bitwaye, ari byo twavugaga hejuru byanatangajwe murabizi, ariko hari n'ibindi tubaha mu buryo bungana mu rwego rwo kubafasha kwitegura, ibyo twita participation fee.
ibyo rero ni ibintu biba bishyirwa ku ruhande byemezwa na board ya Rwanda Premier League bitewe n'ubushobozi buhari n'abafatanyabikorwa twabonye. Niyo mpamvu rero ntabwo ushobora kujya mu mabwiriza ko ni ibintu bishobora guhinduka bitewe n'icyo twinjije, bitewe n'ubushobozi twinjije, kandi turifuza ko biniyongera. Ntabwo dushaka kugarukira kuri miliyoni 80 gusa, turifuza gukomeza kuzamuka. Ntabwo inzozi zacu ari zo kugarukira kuri miliyoni 80 gusa dufatanyije na Ferwafa. Ego ngira ngo ejo bundi Ferwafa yatubwiye ko inshingano zo kugurisha amatike ku mikino ya Premier League zihabwa Rwanda Premier League, bakavuga ko Ferwafa izakorana na Rwanda Premier League mu kugena no kwemeza uburyo inyungu zizajya zisaranganywa hagati y'impande zose. Ngira ngo iyi ngingo hari abantu batayisobanukiwe neza ijyanye no kugurisha amatike ku mikino, bavuga bati se Rwanda Premier League nizagenda ibiciro ese bizaba bihagaze bite mbere yuko n'imikino itangira? Iyo ngingo urakoze cyane. Icyo umuntu yabivugaho no ku buryo bwo kwisobanura mu buryo bunoze, murabizi neza ko isoko cyangwa se uburenganzira bwo kugurisha amatike kuri company zifite iyi system yo kugurisha amatike mu buryo bw'ikoranabuhanga twita nka e-ticketing byakorwaga na Ferwafa. Mu nshuro ya mbere rero muri 2025 nibwo noneho Ferwafa mu bindi urabizi ko ibyo dukora byose tubikora ari inshingano twahawe na Ferwafa. Mu nshingano rero batwongereye harimo no kuba twashaka icyo kigo cyangwa iyo sosiyete itanga iyo serivisi mu izina ry'amakipe twa 16, hanyuma noneho tukumvikana uburyo ki abafatanyabikorwa bose bahabwa ku nyungu yinjiye kuri stade nk'uko bisanzwe binakorwa. Ubwo rero inshingano yacu aka kanya mbere na mbere no gushaka e-ticketing provider uzagurisha nyine ayo matike ku kibuga, hanyuma ariko tukanumvikana ibyo ikipe itwara, ibyo Ferwafa itwara, ibyo Rwanda Premier League itwara, ibyo nyiri kibuga ari we stade nawe atwara. Abo ni abafatanyabikorwa gusa, niba nibagiwe na Rwanda Revenue Authority, kuko ibyo tuba turimo byose ni ibintu bitwinjiriza inyungu kandi tugomba no gutanga imisoro. So ibyo rero byose abona abafatanyabikorwa bose nkubwiye baba bari on board. Tugomba kongera kuvugurura impamvu byose kuvugurura nuko byari bisanzwe biriho, kuvugurura ibyo bari basanzwe bagenerwa byinjiye ku kibuga. Ibyo rero wenda ndahita naboneraho kubibabwira ku buryo nyuma yo guhabwa izo nshingano ku wa gatatu twagiye amakipe ko bitewe n'igihe gihari gitoya cyo guhita dukora iyo procedure yo gushakisha company ibikora n'uburyo byakorwamo, twasabihaye amahirwe mu makipe uburenganzira bwo kuba imikino ibiri ya mbere, ndavuga journée ya mbere yiteganyijwe weekend na journée yindi ikurikiye, bakorana nabo bamaze iminsi bakorana mu mikino ya gishuti ni babiranjaga, hanyuma muri journée ya gatatu izajya kugera twamaze kunoza iyi nzira yose, twanabonye uhawe ubwo burenganzira mu buryo buciye mu mategeko ndetse no mu mucyo. Turagushimiye cyane bwana Jules Karangwa. Murakoze namwe. Arakoze cyane. Uwo ni Jules Karangwa, ni CEO wa Rwanda Premier League. Ntabwo twagombaga gutangira umwaka tutumvise impumeko iri muri Rwanda Premier League. Nibyo cy'amatike hari amakuru mfite ko ya company bari bafite akanyenyeri 939 mu rwego ari ishaka kugaruka. Yego ni ishaka kugaruka mu minsi yashize nahuye n'abahantu gutya bara rimwe Kicukiro yabasanga kubabana neza imibanire yabo nta amakemwa. Nibyo abantu bagiye bisuzutira akanyenyeri nabo bavuga ko kadakora neza, ubwo ko yakavuze ko kuvugurura ubwo nabo bakavugurura mu buryo bw'imikorere byose bakabivugurura n'imikoranire byose bigahabwa umurongo. Burya rero nta mupira w'amaguru nta basifuzi bahari. Munyemerere duhere ku basifuzi tubariho duterurira kuko bamaze kudusobanurira. Ubyumvise neza urumva ko hari ibintu byinshi by'ibihembo bizaboneka muri uyu mwaka w'imikino. Hejuru y'ibihembo umuyobozi wa Ferwafa yiyamamaza yamaze kwemeza ko bizatangwa. Urumva ko hatagize igihinduka dushobora kuzabona umukinnyi w'umukino kuri buri mukino, man of the match. Yego ari byiza, byari byiza. Ubwantu byari bitujyana nuko no hazongera hakagaruka n'ibihembo byo guhemba abakinnyi bahize abandi. Aha ukwezi none na sezo muri rusange nicyo kintu cyagenda kose ntago wahemba umukino ukwezi ngo bizarangire udatanze igihembo cy'umukinnyi wahize abandi nyuma ya sezo yose. Ariko rero munyemerere duhere ku gice cy'abasifuzi. Ku munsi w'ejo nibwo umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shema Fabrice yaganiriye n'abasifuzi. Aganira nabo
yatangaje aya magambo. Banshakire Shema Fabrice mu kanya kubanga bw'ibyuma, baraza kudushakira Shema Fabrice, ariko mu byo yagarutseho buriya twese abantu uko duteye tureba aho dukura n'ikidutunze. Baganiriye byinshi, abaganiriza uburyo bagomba kuzatwara isifure kinyamwuga, uburyo bagomba kwitwararika, ariko ingingo nyamukuru nabikunze mu buryo buri diplomatic kuntu ati muzasifure neza cyane kurusha ibyo mwaka ushize. Nta mpamvu yo gutunga intoki kana ko tuwe beri muzasifure buri muntu ahita yumvamo aho agomba. Niba n'umwaka ushize byari byiza byiza kurusha umwaka ushize, buri muntu ahita yumva icyo agomba gukora. Ingingo nyamukuru rero nifuza ko tuganira. Ubusanzwe umusifuzi mpuzamahanga ufite badge yahabwaga 45,000 ku mukino, utari mpuzamahanga agahabwa 43,000. diferanse ya 2. Komiseri w'umukino agahabwa 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Abasifuzi bahagurukaga Kigali nimba agiye nka Rubavu agahaguruka mu gitondo, ariko ubu bababwiye ko uzajya ajya gusifura hanze ya Kigali azajya agenda umunsi imbere kugira ngo ajye kwitegura neza, yumva amahumbezi, amanuke mu kiwanja ameze neza. Uwo ni Shema Fabrice. N'igihe bahagurukaga i Kigali yahamagaye perezida ati biragenda biti ya modoka y'umukara nta kuntu n'iki wayidutiza yamari ifite ahubwo bakagenda babiganira cyangwa se kamugakireka kuri telefone yawe agatike, wenda niba ari nk'umuyobozi wa Marine cyangwa Tense n'urugero, kubera ko turi kuvuga Rubavu, kavuga ati rero wa musifuzi we kuzi Rubavu tino urugendo rurerure, reka wenda nkushyiriraho y'amazi uza kunywa ku rugendo cyangwa se agafanta. Hari n'abafite hotel agahita amubwira ati cyangwa se icumbikamo. Ruhango byatumaga umusifuzi yabaga ari muri position yo kuza kwemera ikintu cyose aza guhabwa, kubera ko nta bushobozi bufatika yahawe. No kurwanya ikintu kivuga ngo umusifuzi uwamugiraho wese yamubona, ntawe watunze urutoki. Ariko niba uhawe 43,000 nko ku basifuzi batarabona badge, ukajya gusifurana urugero niyo wagihuye, reka dufate ni Huye, usifura Mukura, ufashe urugendo urakora uritegeye uguze n'ibyo kurya. Ongereho ko umusifuzi buri yerega urumva umusifuzi bani risk gutega noza public transport. Uhuye ntabwo wajya batega, ese watega public transport uhuriyemo n'umufana utishimiye ibyo asifuye agurukana. Ariko Ferwafa yabageneraga imodoka, yabageneraga imodoka bagenda mu ndabibutse ko mbabona muri van yabahaga imodoka, ariko ntabwo yabagaburiraga saa sita, ntabwo yabaguriraga amazi, ntabwo yagiraga gute kugendo bimenyaga. Ruvuga ngo ushobora kujya gusifura ukagaruka amafaranga baguhaye yo kubuye gusifura arangiye. Ariko Shema ikintu yakoze ni kimwe, yabanje arababwira ati tugomba gusinya amasezerano contract, ko bifite amasezerano yanditse part time, amasezerano y'igihe gito ariko azajya agenda yongerwa, kubera ko impamvu mutazinya amasezerano y'igihe kirekire mushobora gusinya amasezerano umwaka wenda ukurikiyeho ugatsindwa test ukaba utajya kujya mu kazi. Ikindi kintu kiri cyo cy'amasezerano nge nemera, hari n'akantu navuga ngo biragendera kuri wa mugani ngo akabaye icwende ntikoga. Hari igihe umuntu burya bidaterwa n'ubushobozi akaba anabikora nkana. Icyo nacyo niyo mpamvu bigufasha iyo ufite kontra y'uwo muntu igihe gito, in case wayishe, in case wakoze harajyamo amaclose, kuko hari igihe uvuga ngo aba bantu babonye ibyo baburaga baratuje. Oya, hari uvuga ati uyu muntu n'ubundi abisaziyemo, bikaba bizwa akaba ubwo ari na komisiyoneri ku bandi bashaka kubigera. Uriyo wavuga uti nuhanwa wenda 3 mu mwaka umwe w'imikino, amasezerano tuzayasesa, ko bizabigaragaye ko utari capable yo gusifura mu cyiciro cya mbere cyangwa se kontra wayishe. Ubwo n'urugero, ubwo turavuga ibyiza by'amasezerano, ariko hirya y'amasezerano n'amafaranga bahawe amasezerano, ikiri mu masezerano nicyo dushaka kugeraho, nicyo kiba cy'ingenzi. Ngo n'umuntu ajya gusinya amasezerano niba bivugaga akenshi itareba nzahabwa ngahe, Close nazo umuntu areba na izo close ajya kuzireba nyuma, batangiye kujya baziramo ubu ngubu nyuma yuko abantu babonye ko nyine amasezerano ugomba kuyarebamo. Ariko niba bavuga ngo tugiye kubakubira 2 ku mafaranga mwahabwaga ku mukino, tubakubiye 2, ntabwo ari udufaranga 10,000 bongeho cyangwa 20, bafashe 45,000 wahabwaga babigira 100,000. Ese buri wa 43 azahebwa 90 na bingahe? Bose yavuze ko ari 100. Narengiza president ntabwo yashyiramo ibice. Erega n'ubundi kuvuga ngo mpuzamahanga 45 undi na 3. Ngo none ngo komiseri Rusengani ngo mpuzamahanga ngo 45. Bose bahijana mu bihumbi 100. Kuko bose bagiye mu kazi kamwe.
byibura buri weekend irimo umusifuzi yasifuye avuga ngo buri weekend muhabwa ibihumbi 100 cyane ukuri mu kwezi ni 400 none icyo gihe uzarwanira ko buri match buri juru nupangwa uzakora neza kugira ngo n'indi juru hari ubone match abasifuzi bajyaga bapangwa yareba wenda na andi ya match Akayiserebeka. naho biri akayiserebeka kandi baba bafite uburenganzira kubera ko n'amasezerano Bafitanye. akaba yigiriye mu bindi bye cyane ko bafite n'akandi kazi hari n'abayangaga kaza kwireba akaza kuyireba babatereka nza kuyireba nk'abandi bose Yego. kubera ko ibyo 43 nta kintu biraza kumarira ikindi kintu yakoze nakunze ngo abasifuzi byagiye bigaragara ko hari abatikoresha imyitozo ku giti cyabo wenda bijyanye no kubura umwanya cyangwa se n'izindi mpamvu n'ubushobozi kwishyura ku kajimu ariko agiye kujya bishyurira gym wow abishyurira gym bafite abonema buri kwezi bafite gym bakoreramo imyitozo babandi batsindwa test wenda bakavuga bati sinabonye umwanya ariko wenda gym ihari ufitemo abonema ni ukuvugana na mugenzi wawe mukajyaho nimugoroba uvuye mu nshingano zawe cyane ko bagira n'indi mirimo mugakora iyo gym ugakora iyo myitozo ku buryo nyine uri umusifuzi uri fit ari kwanga ko hari impamvu ziboneka kuko leta hari abasifuzi bajya bavuga bati asifura buri kanya kugira ngo atora kuka ahumeke hari abasifuzi babishinzwe bose na bagenzi babo barabikubwira kubera ko wenda amaze kwiruka umwanya munini akumva nk'igihe cyashize kubera ko aderutse gukora imyitozo akavuga ati akasifura n'udukosa twa tundi yakaretse kugira ngo ahumekemo n'amazi urumva ariko niba bishyuriye gym